Wiriwe neza biracamo yaba bicamo se nari kwirirwa nzenguruka kigali nshaka inzu yo gukodesha kwinzu baza yari abibona inzu se urabona urebye ubona mbuza yo kuyikodesha ntabwo yabuze ariko ibintu wambaye nibyo bibaye kwimisha ibigenda ibiki abavuye b'iki gihe bajya bihisha icyubahiro kabisa wumva ubona icyo ndiho n'amakofero ahengamye se Oh my god. nkangamisha nibyo bigezweho dore bya bintu bigezweho ubu kuba nambaye kote kacitse ariko kandi kambaye nyine n'ampamvu abasaza b'iki gihe basigaye biyambika nk'ingegera bambaye amakofero wagiye wambara neza yego utari ingegera we nyine nanjye iyo byambara neza navuga ikikugenza dukomeze nimba ari uyikumanye kwimutaye ndashakaga inzu yo gukodesha ntayihari nkawe Jesus. ubusura rebye ukabona nta mafaranga afite ngo ni uko nambaye uku nyine nari nambaye uku kugira ngo ngaragaze yuko ukenywe Things say they wise. ariko mfite amafaranga yaba uyafite ari kubanza ukajya kugura imyenda yo kwishyura inzu gusa ntiwaguhenza abanza gahungu banza ujye gufata imyenda wambara uze nyigure ngaho yimera ubuntu nguremo imyenda keka narakubyaye Jesus. ngaho ufite angahise muri mbona uri gukebaguza aho nushaka kwinjiza amafaranga yawe etoni dukureba iyigukwiriye ndeba iyinkwiriye si inzu uri kuzireba kuri kureba hepfo na ruguru inzu zikaba ziri aha wigeze ureba iyi nayirebye aho nushaka kwinjiza amafaranga yawe dore iyi ndayifite kabisa nangahe urayafite se kugira ngo avuge mbereye mu mufuka nta kajana kuba nambaye ijana ijana ryose ni iryo nyine mbisubiremo se ariko harimo ikirombe cya zahabu si mpamvu nakubwiye ngo ubanza ujye kugura ikote mbere yuko uza gukodesha inzu ukabyanga se ujye kugura ikote ariko uraba uyingurishije niyo wabonye isambu igura ijana musore izajya ingaburira se yibemo izantungira umugore izantungira abana ndabona n'ibikori bikuriho kabisa menya wararaga mu kinani Oh my god. njye nashakaga iya birindwi ndukubise ntabwo nkukubise narinde kukubwira nashakaga iya birindwi ngukubise ubuki nuko ngira neza ntabwo ndamwishe ariko abasaza b'i Kigali mwigira nabi reba kuntu bahe kanigire neza nk'inzu 50 nk'inzu cyakora ndashyiraho 8,000 natabivuga inkweto y'umunani yishaka kugura ushaka gukodesha inzu yanjye ntayihari shaka ngufashe ngira toilette yanjye wigiye urarebye ubona nkwiriye kuba muri toilette niyo ndaguha kabisa reka ngende ngumye nshakishe bagashakisha oya ntabwo naba muri yishyura amafaranga mbona hari ariko atabamo abantu zibamo abantu nishizeho rido nyine iyo umukodesheje inzu nawe w'umudiyespora bagomba gushyiramo ibintu byose nyamara ndagukeka uri umutekamo utunkodeshe ubundi mbere yo kujya kumbwira ko zihari ko wabanje gukebaguza none umpaye inzu ikinguye iriho n'iri bibamo n'abantu ibikoresho ndabyifitiye iradubikura bisohore rero nizanire ibyawe niba utari umusore kwiyemera kabisa sibyo wigira gasa amafaranga ari kuri konti wahenze ariko sinakubwiye ngo uze kuyayuriramo none
none si byo kwayura birakuje menya ntabwo nakwishyura amafaranga yawe imenya kuguha inzu guhinza umukene ubona nuko bagiye gupfira mu nzu yajya buza iyo mubanza akavuga akabanza agateka koko none se umuntu yayura ari uko ashonje uko ushonje nyine si ubwo ubyutse se ufite ibitotsi abakene gusa ibintu baba bigiye none se twebwe tujya mu gitondo mu icyayi kirihe se maze kukinywa ntiwakabyutse wayura nk'isatura none se ngenza kumenyesha ko ngiye yego nyine wowe se ugiye kucyuraza kumenyesha umenyesha gute inzu ari izande nirisha make niba inzu ari izawe ntabwo ugomba kuntegeka nawe ntuzajya kurya uzaza uza kundeba turareba utegeka undi komeza wayo nawe utazapfa kameza wayo ibintu bo bigira turi kumwe ibintu byo kuza gukodesha ku muntu ukugenzura amaya tubarana amezi mazemo ayasigaye yamenye ahari bisa ndabikura noneho sa araza kongera avuge ngo ndabyuka nayura nabi mbwa ndamutse ndayigonda kugira ngo ndayura sinanyweye icyayi mbyukiye kuri byeri n'indi maze kuza noneho ntabwo ari bunkire nakwigonda byeri ziraryoha kabisa ubu se we yayigondera azongera nanjye nzazindukira iwe noneho ndebe niba yabasha kuyigurira simbiye tirimusi ngo bacyita cya tirimusi ndakigondeye kabisa burya bya tirimusi biraryoha sura mu kiraza ajya azinywa yaba azinywa se akaba adafite inda nk'iya reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyize yanjye yari imaze kugabanyuka kuko nari naragabanyije za tirimusi ariko ubu bwo nzisubiyeho igiye kongereza kabisa none se twari twavuganye ko mwishyura senkani muha 8,000 ubwo so urumva byeri zirimo zinganiye za tirimusi ariko ibi bintu bizanisha n'inda nzajya mbihurutura What? se kataza ngo munopfe ubu se we yayigura yayigondera naguze cya tirimusi abakire ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwe ntawe iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye se reka mbwire rero amasengesho kwita satani urimo ntabwo harahugera ibintu bikagucanga iseka bikaragera ku mutwe niriba tirimusi ko ziryoha niba ari ukuze kangire nkamara njye kuzana kandi na n'ubu sindi kwiyumvisha ukuntu biryoha nuko se tirimusi ziryoha ibi bintu se bikorerwa umuzungu yayikozeho yayize tirimusi ni kuno biryoha wa muzungu we wari wayitondeye ukiramo uburyohe uzi ko umuntu anywaho akajya mu ijuru adapfuye reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho nzarangura uruganda ino nzu ngiye kuyishyira ku isoko nubwo atari nzayigurisha nyirinzu atabizi si ibipapuro nzabikura ariko
nzagenda mugurire bya biyoga bisindisha ndiwe muri byangombwa by'ubutaka nitenze amagurisha nitende kuroga ruhite robo twanjye njye mbe nkuko nshatse cyatiri munsi biraryoha subukuti ariko we naruguze none nuko ururyoha ngire vuba batarazimarayo ubu ndahita nzishyira ku giciro nshaka kuko ninjye wazira nuko buryohe reka ibintu reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho kirashira ahubwo nanjye ubwanjye ndi mu bicu ntabwo hari aho ugera ibintu bikagucanga ese bikaragera ku mutwe Tingabuze inzoga nibyabaho kabisa aragimaze n'uburyohe bwari burimo urangurira inzoga umukire uvuga ngo sinze kwigurira icyayi none aje kwiranguza tirimusi yanjye ngo mbyuka nayo ntabwo ari wowe uzapfana uje kwiranguza iri yawe ubu yari iyawe yisanze ku miryango wandi iwawe none si iwanjye utuza kwiranguza amavide ya tirimusi menya cyasinze pirimusi ari kwita teremusi nk'icyo inzoga karimbi ni gute wiranguza tirimusi yawe iri cupa risute nimba utasinze risute umweru bigajya arabambara dore inzoga zagiye ziramwica ariko za tirimusi ziraryoha iri ni iriki ni icupa yo ahubwo kuri ya yandi nari kuzakwishyura genda usanemo nawe akawe ndakuguriye winywere ku nzu nzakurengerezaho nzagushyiriraho icyenda bite byawe ntabwo uje wiranguza se iyo nari nashika wasinze ibyo nsanze urimo ucisha amacyo usinde bwaki wowe ndakugurira umuntu w'umugabo asindishwa n'icupa rimwe ariko izi nzoga ziraryoha kabisa uzirusha uruganda rwazikoze se ko nageze mu ijuru napfuye kuko se Nyarwanda isapfa ndi he uri he nako nshobora kukumanura nari naramenyereye kumupfagwa bw'ubucya bwo mu cyaro none wageze Kigali inzoga z'i Kigali ni uko ziba zimeze nuko zimera nyine nasomye numva ngo bakita cya tirimusi inzoga ziramushiramo wiriwe menya inzoga zazakugiyemo ari nyinshi ibyo bintu biraryoha uruntu umaze kunywa ngo bakita cya tirimusi ariko nyihaye ndaruhurutuye ndumwana boye na pepe no kuntu twari ruryoshye ase wowe wari wanywaho ngo wumve kuntu kimeze mwiki cya tirimusi kimeze gite uzana amafaranga njye kukikuza biraryoshye amafaranga agenda twayamaye nari nasinze yawe wigurire nyine wumve kuntu bya tirimusi uri iki tirimusi cya igiteremo ase vide ko nani narisize hano nduri ko cyane murasinda usinda twayirwaye video warashize nk'umugabo ariko birameze nari navuze ko nzajya ku ruganda kurangura none bigenda wani hano uko nasenda kose uzi ko nakwibagirwaho nasize vide tirimusi sinzi n'uwasinda kibarirwa icupa rishize uyiwe arahamenya